names on the wall we dance. Kundeba ugize Sara, se kundeba nkaho utanze nese kubera iki ndi hano? Sara, talk to me. What? Ni ibyanyabyo? Of course. Naje gute se? Sara, sobanurira. Jesus. Ni bya bindi byaho mama. Okay. Naje gute? Yesu we. Yesu we. Ikintu wibutse se? Nanyweye urumogi. Nakuzanye hano wasinze cyane. Banyweye urumogi mu kabari. No twahuriye. I know. Ndabyibuka. Banyweye inzoga, unywa urumogi utajya kwiyenza mu kabari. Naje nsanga uri hafi kurwana n'abantu. Kuki wahaje se? Ni inshuti yanjye naje kuhareba. Nsanga barenda nko kukwica. Uri kurwana. Bakamuzanye hano. So ni iki kintu se nawe gukora? Basi mbabarira. Ndakumenyereye Mana, ibintu byawe ndabizi. Ibintu byambayeho. Ibigeze. Ntuzi ko twatandukanye ngiye gukundana na Denise. Ubu ni umugore wa papa. Uranseka. Denise? Ni umugore wa papa. Umugore wa papa wawe. Very sad story. Wow. Zara. Bita Alex. Nazarete se. Habuze gato bari bamfashe zari zinyumiyeho kabisa. Biki se wamushenze niki? Niki nimba ukuntu bigenze. Umumotari urabona umumotari twari twohereje kuzana umuzigo araje ageze kuri polisi biramuhagaritse. Imaje kumuhagarika noneho bamwatse ibyangombwa sinzi ukuntu abikuyemo akibikura muri bag umuzigo wacu uragoye. Ukimara kugwa hasi rero polisi igiye kumufata umumotari ahise yirukanka ahise yikubita intozara ariruka. Arifashe? Oya ntugire ikibazo numva ntabwo atuzi nubwo banagifata nta birenze kubera ko urumva n'umumotari nakuye ahantu ndamwohereza nyine arabizana. Alex, amafuti yawe sinshaka kuzanyicira ndiro. Uranyumva neza? Oya ntabyo. Ibyo ukora byose ujye ukora attention. Abutuma aho ujya byose ukora. Sinshaka kuzanteza ibibazo. Uranyumva neza? Ikindi kandi birabana byo kwituma abamotari nabyo ni ikibazo. Ese twabigenza gute urumva niyo option yonyine dufite? Reka dushake moto yacu. Moto? Yimaye byaba ari byiza kuko najya nkurikirana n'umuzigo guturuka aho ugomba kuza paka nkugejeje aho ugomba kugera. Reka dushake moto yacu. Noneho
ibintu byose ubyikurikiranire aho ujya abo ushyira ibintu byawe byose ubyimira utazanteza ibibazo. Yari ibibazo gusa kubera ko nawe Mukaritasi nashyiriye bya bindi ejo nawe yarazanye sababu. Ariko uramushenzi we mufashe. Oya uriya nta kibazo. Ntuzanteza abantu ukora wenyine ku giti cyawe nta muntu umwe ushaka kuzamenya uza kundeba. Myaka dukoranye se ni mikenya ku buryo nagenda kubwira Babyloni bose game zacu. Sawa rero reka niko basa gahunda zanjye ubwo buriya nimugoroba urasa kundeba dupanga uburyo wabona ari moto ushaka umva ahubwo nkubwira ari akandi kantu nshaka kukubwira tugende tunabiganira. Wow. Byanyeze gute se? Wamenye gute se? Oya kariya kabari nakagiyemo nyine none mvuye mu rugo. Igihe cyose nyine mwambuze naragiye mu Bwongereza. Urumva? Wagiye mu Bwongereza? Yeah. Okay. Papa yanyoherejeyo nyine ngo ngiye muri rehabilitation. Avuga ko nkoresha ibiyobyabwenge. Kumbi ubwo urumva yari yamaze no kuvugana n'abantu baho nagombaga kugira bahita bantera ibiyobyabwenge nkahita mpimwa bagasanga bindimo ntarigeze mbikoresha ko banyohereje ku ivuriro riri ahantu muri Coventry City. Kubw'amahirwe yanjye umudokiteri yampimye mbere y'uko babintera kuko nasanze ugomba kubintera indege yararandinze bahita bantwara straight ku ivuriro ngezeyo usanga ntabyo mfite. Kumbi n'igihe nakundanaga na Denise mbere hose twaryamanaga na papa. Okay, very sad story. Basi reka tubyihore sibyo? Hanyuma se ngiye nyine mbara mwana nyine nakwanze ariko nakifuje kuba naragukunze sibyo se? Sasa piwanza wa mugani wararumweye. Oya ejo narumweye rwinshi. Nose ejo n'ubundi nasanze urimo kurunywa pe nk'umuntu urumenyereye. Waje kurunywa ryari? Nanyweye rimwe. Mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nk'urumogi. Nandi kugira ngo nimubwiza ukuri se nta kibazo. It's fine. Geranye. Niva mu Bwongereza ngeze mu Rwanda nyine urumva nawe na Denise musanze mu rugo ngira ngo yaje kuntegereza ntabwo nigeze menya ko ari umugore wa papa. Okay. Twese turyamana. Okay. Maze kumenya rero ko n'ubundi ubwo nsangiye umugore na papa. Ako umudenize nawe ateye ubwoba. Yarabizi ko uri umuhungu wa papa. I don't know. Ashobora kuba atarabizi. I don't know. But twarakundanaga sibyo se? Ariko bazi uburyo. Okay. Okay ikizi. Okay, I'm sorry. Bazi uburyo naraye nicaye hano. Okay, I'm sorry. Umujinya watanya. Cyangwa watekereza ko ndi Denise. I'm sorry. Sorry for what? Amahitamo yawe man. Ngira ikibazo mfite. Uracyakunda? Uracyakunda? No. Wibaza gukura mu kubarenga kuzana hano iwanjye se ari ibintu biranga. Nakubangamiye? No, it's fine. N'ubundi mu kanya ndaryama. Nutaha. Nzi ko cyora wicaye. Wagira ngo ndyame muri ubu buriri. Unige nkuko warimo nigabana mu kabari. Nangeze nawe nanise. Nanjye kore ko nige ndyama. Koze none nakuzanye mfite amahane. Okay. Njye kurangira n'ubundi nsinziriye ukaniguze ngo niba abantu murimo kurwara mu kabari. Nimuvuna kuretse kugira ngo sinzire ngo maguke paka mu gitondo. Nutaha wenda mu kanya ndaryama. It's fine. Umushenzi w'amahera umugi n'indi mana yanjye. Cyagaragara ko wakwishe pe. Cyane nabona nzi ko watangiye kunywa ibintu by'imogi. Byaje gute? Bambeshye barambwira ngo niba nshaka gusinzira ko maze iminsi nasinzira. Aho ni nk'urumogi ndabinywa. Ntabwo ari ubwa mbere warubinyweye. Wow. Okay. Ukuntu wameze mu kabari uko bari kugukubita bakakwica.
Uko nkumeze nk'umusazi. Ntabwo ugomba kunshimira pe. Ugomba kunshimira mwana, uri kubitekereza hose. Wakoze. Wakoze. Thank you. Okay. Ushaka kumushimira gute basi? Ibyo birahagije. Sheri, ubu rero niyo mpamvu nje kukureba kugira ngo nkwereke raporo y'ibyo twakoze muri uku kwezi kwa munani. Harimo ibitaragenze neza, ariko turacyagerageza. Kuri bari abahungu batubura hinjiye miliyoni 13. Ako nakubuje gukoresha iryo jambo. None se njye nkoresha Batubura ibiki? Ako nakazi. abatujyanira ibicuruzwa bazi. Urakoze. Ibintu byo kuvuga ngo batubura ibyo ntago mbishaka. Aya n'abakozi barize barigishijwe. Twabatayeho amafaranga menshi. Nta kibazo ubwo ndarikosora. Hanyuma nabariya ba drugs nabo binjije 15. Bariya bandi kara ku kiyaga cya Gihara hinjiye miliyoni 2. Bese total ya mafaranga yakoreshejwe muri uko yinjiye muri uko kwezi mbariye byose hamwe ni miliyoni 72. Ariko harimo abana batari gukora neza. Naho biri kuncanga rwose nkabona bari kungora. Ariko icyonze cyo ndibuze kubafatira ingamba. Ubwo rero nagiraga ngo mbiguhereze ubicishemo amaso rero. Ndakishamo amaso muri ibi bintu bimeze gutya ndakishamo amaso nshaka iki? None se ko ninjye ubibamo buri munsi kandi ugomba kubimenya nawe nka boss mukuru. Rega Sheri none dufatanyije business. Nze nzabyihererana. Ugomba kujya ubireba ukankosora. Ukambwira ibigenda neza n'ibitagenda neza ukamba hafi. Kamaze nkubaza ikibazo. Target yo twihaye yari target y'amafaranga niki? Zakagombye kuba miliyoni 100. Ukwezi gushize hari habonetse zingahe? 150. Hanyuma kugira ngo hagabanukeho hafi izindi 50. Ibyo bintu bisobanura ute ku buryo wambwira gutyo ngo ibintu ntabwo bigenda neza byagenze gute? Reka Sheri muri Miss Business yapfuye. Ntabwo iri kugenda nkuko tubyifuza. Bari abana barazi bakambwira imbogamizi bahuye nazo ejo bundi no hari no wahuye na polisi. Ni byinshi cyane biri gutambuka. Ariko se bahura na polisi buretse maze nkubwira. Iyo baza bakakubwira nawe ukabagenekerereza ukagira ngo wagira ngo uri nyina urababyaye baraje mu kazi. Baza gukina muri business buretse wimbwira ngo none se baza bameze nkaho baje iwabo gukinira muri business za nyirakuru. Ako none nokambwire nabi buretse mbanze nkubwire ntago nimo kubwira nabi nimo ndagusobanurira uko ngo niko mwabaye. Ubuse uragira nkuririmbire kuko wakoze neza. Nose ibingibi uragira ngo ngiye kujye kubabaza ntagire kubaza ngo babandi bawe wita ngo nabarozi ngo bishe bangahe? Ubuzi umutwe w'umuntu amafaranga yo twashizeho. Urabyumva? Ubuzi ni impamvu uwo muntu agomba gupfa. Urenze ukazumbwira ngo bahuye na polisi ngo byagenze gute? Ukababembereza wagira ngo urababyaye. Urumva uzatangira kuzana izo mpuhwe mu kazi bizagenda bite? Ega nta mubwe araza akambwira imbogamizi yahuye nazo mu nzira. Nose njye mitanirukana umukozi gutyo gusa. Kambwira nawe. Haza akambwira ibyo yahuye nabyo byose mu nzira. Hanyuma y'umuntu amaze guhomba miliyoni zirenga 50. Hanyuma imbogamizi wowe uhura nazo wowe zibwira nde? Nyine niyo mpamvu uze kuzimbwira. Nangije kumbwira imbogamizi wahuye nazo. Hanyuma se jewe imbogamizi jewe nzibwire nde?
Amerika. Salamu. Meze bite se? Meze neza. Kuzizindukiyemo se? Zo wandajemo zo zari zoroshye. Zo wandajemo zo zari zoroshye. Zirasabye ari birenze buri. Alexine. Turasa kuzaruka. Ndashaka kumbwira ikintu cyatumye urumogi rukanyica nkarara ahantu ntazi ntaberwa nuko nahageze. Bro, you called me here. Urambwira ngo ukeneye kwikora, ngo ukeneye kwikubita ibiki n'ibiki ntazi. Nanjye ndaguhereza nyine nkuko wabishakaga. Numva naguhereje icyo washakaga. So bivuze ngo wampaye ibirenze urugero ni ngewe utabimenyereye ni umutwe wanjye ushaje ni iki? Sinzi capacity yawe y'uburyo konsoma ziriya staff. Ariko nyine naguhaye ibyo wasabwaga kandi niwe wabyishyuye. Sibyo se? None utangiye kumbreminga bro. Ninde wanjyanye ahantu naraye? Ngiye n'uburyo urumva hano nari kumwe nawe, sibyo? Haza umukobwa mbona musuzanyije nkaho muziranye. Hashize umwanya urambwira ati rero Alex comoka. Urumva? Kubera ko nari mbona umeze nkaho wigire muri deal zawe nanjye rero ikintu nakoze nahise. Neza. Bitese. Ngiye. Bose twakiriza iki? Ngenzanira amazi kuri facture yongoye. Ngwiki amazi? Amazi bro. Amazi. Amazi. Nose amazi ntago yazi n'ubwo bwa mbere umvishe iryo jambo. Amazi barayagura se? Barayatoragura se? Njyewe ngugurira amazi. Shaka ibindi bintu nywa mani nutabimubireke nge ntabwo nshaka kugura amazi. Okay, mva genda ndaza gutekereza ikintu mfata nabi. Mwana wigendere nawe yashyize ubwenge kujya haraza kukureba cyangwa byihorere. Amazi njyewe nigiye kugura umuntu kuri facture yanjye umutegeka ikintu anywa. Ikintu njyewe niba ntajya ngura amazi. Ntari bireka twikomereza. Wafashe se kanyanga ntizihari? Kanyanga se ndi wowe wirirwa nubwo ubona nzinywa ariko ni gakenya. Ntago ari buri gihe. Ejo narazinyweye. Urumva? Ubu ngubu ndimo mfite hangover bro. Nashakaga amazi. Ariko rero biriya biboro wanyweye nyine niwe wari wabimbwiye ngo mbikoze. Nasi kuki utampaye biki? Bike? Kandi nari nzi ko usanzwe bimenyereye. We niwe wambwiye ngo ushaka kwikora ndaguhereza ngo imizigo. Usigarana n'indaya. Sibyo? So rero sinzi ikibazo kiri aho ngaho. What is the problem? Habaye iki ubona? So Ese Alex. Bitese man. Ahura n'iki man? Sadio ntiragiye muziranze. Sadio ntiragiye muziranze. Musa. Bigenze bitese? Ntabwo wabyumva nyine Mukayitasi nagerageje kumwigisha ndagerageza akumbona nyari buneza abantu. Mpitamo guhitamo kwipa mitagenda. Ikintu kigiye kukubaho se. Ushaka kuba ushaka kuzana ubusambo kandi zara. Ushaka kuba utamuzi bro. Alex kuki utayunyizera? Urumva ibyo najya kubizamo ubusambo koko. Ushaka kuba utamuzi kuko uriya mumere ni inyamanzwa bro. Arakurya. Nushaka ibintu byo kuzana byo kurya byo kuzana ubusambo aha ngaha. Wirwarize kabisa ngiye sindi kumwe nawe. Bise urumva hari deal twari bwakire se mu mujyi. Ubundi se byagenze gute? Nyine namubwiye ngo ase tukende mwigishe nyine muri zinawe strategy dukoresha kugira ngo tumukura amafaranga. Byagenze gute nyine wagiye ngo bigenda guta ngo biranze. Tuza gatuye mubwire ngiye namujyanye nyine urumva. Mugisheho tugiye kubikorera ahubwo ntangiye kubona ari ku mafone ari ku machat ndavuga ati no mukapa igiye yaduteza abantu. Ngiye mitaca ku ruhande nyine nagarutse nyuma yaho nsanga ari kumwe nabandi bati nahise ngenda batambo.
ahubwo nyine wowe mfashe umbwire akuse oya ibyo ngibyo urumva ngiye impamvu nari nkubaje ngo byagenze gute nuko ariko uragenda imbere ya Zara uragenda umbwire ngo mva ngo mabuja nyine ngo ibintu ngo byanze ngo nyine ushaka uburyo uza kubimwumvisha kuko nutabimwumvisha n'ubundi arakwica kabisa kuko umva ntabwo nshaka kubyumva ntabwo nshaka kwivanga muri ibi wanga nka brother wanjye nyine okay byananiye ndabyumva ako kindi gihe nawe wese bikubaye we ntibyakubaho se byambaho ariko mba mfite uburyo nsobanura ibintu byanjye nawe uri mu kazi yego turakorana njye nawe sibyo urabizi bino bintu by'ubutubuzi tuyimazemo iminsi bro kuza rero umbwira ngo ibintu byakunaniye kano kanya bro urapfuye urabizi ko ejo bundi nanjye byari bimbayeho bro byari bikubayeho nyine ntaye ndashaka none uragira ngo nongere mbyivangemo n'ibyanjye nabyo bikajya ntabwo ari ibintu bigoye sibyo neza okay reka tuvuge none se bwiyo bamfata wumva ndiye yongera mu maboko y'ubugenzi cyangwa se y'ubutegetsi bone reka ncomoke turaza kwivugana ariko okay ubwo nyine ubwo ndumva udashaka kunyumva nkaho wenda oya nakumvishije ariko nyine urumva what can I do right now nyine nkora iki kano kanya nyine urumva ushaka kugira ibyo wumva mu matwi yawe uhereza ibyo ushaka kumva wowe nyine urabona uri hafi ya za mabuja wacu nyine ndi hafi ariko ntabwo mubwira ibyo niboneye bro come on pase wanyumvishe man ngubu urimo kuntura ibibazo bimeze bitya ugira ngo ujye kubitura nde ngufashe se ngufashe mu byo ushinzwe igihe byanjye bizabifashwa nande ko cyo kibazo ndimo kubaza giye mwiriwe bite sawa amakuru neza urakomeye byiza ni karibu merci wa mukobwa wari he Celine zana intebe aho ngaho sanze twari turi mu nama by'akazi ariko nta kibazo urisanga reka mbasige mugane mu magurukire se oya nta kibazo naringiye iyo ntebe yihoreje icara hariya nta kibazo mugane sheri turongere okay ariko ibyo bintu ubitekerezeho wenda tuze gusanga imvugo atari bitameze nk'uko nguko sawa sheri andi makuru se ndaho meze neza gake biragenda waje ryari maze iminsi mike nari nihishe ukuntu amasomo se amasomo warashoje ngira ngo ni PhD ni masters anyway uretse ko ari nacyo nagushakiraga naho nyine biragenda maze iminsi inaha se uraza ntuvuge harya ni masters ni PhD urogiyemo byitwa PhD PhD ariko uzi ko nakurangaranye hajya uracyangwa ka kantu ntago nakareka uranayikumbuye hakurya iriya nayo narayuze Serine waza nkakubwira nta bihari hari hakurya bisaba ko ugipakira ukakijyana okay rega hariya niyo unavuze umuntu aranakoherereza ariko bijya bigorana wabajije umugabo se icyo afata ese kuki abakiriya baza hano ni uko umukora ku buryo umukiriya aza akicara mutegereje tuguhe iki primus konje cyane konje cyane ubundi byitwa PhD ariko honestly umuvandimwe wanjye ntabwo nakubeshya ntabwo nari naragiye kwiga nubwo ariko mwese mubizi kunguki se nturi bukenera akameza burera oya
nta kibazo hapo wamanga nagufasha ndumva nkumbuye kukisukira reka nkisukire ndebe ko nkibyibuka hanyuma ugenda ubwire madamu uti ibintu yakubwiye ngo bamukorere tubigeze he urakoze ndabizi cyane ahubwo mu mpakazi mbe nkora ino enjoy so icyo navugaga mu by'ukuri ntabwo nari naragiye kwiga banza usoma ariko nta kibazo uti ntabwo rero ugiye kwiga ugiye mu bigize kandi bari ibindi bintu se bimwe byabukoreraga inase sinzi uko nabyita ariko nari meze nabyita gucibwa wenda nuko kera hari ibintu byabagaho umuntu yaba atagikenewe ahantu bakamucira ahandi mu by'ukuri ni ukujugunywa nagiye njugunywe ntabwo ndimo gusobanukirwa neza ujugunywe mu buhe buryo ubwo reka nsobanurira neza humura ufite ikintu gihari ni papa wanyoherejeyo umugambi wo kwiga ariko mu by'ukuri ntabwo nagezeyo ngo nige kuko ibyo nasanzeyo byari bitandukanye n'icyo nkeka kinjyanye nagezeyo nsanga ngo banjyanye muri rehabilitation wowe Eric nzi ikiyobyabwenge nabayeho nkoresha niki kandi ni ibintu byemewe ntabwo mpamya ko ikintu cyemewe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge biki byeri ntabwo ari ikiyobyabwenge ibiyobyabwenge ubwo avuga ni ngo nanyweye urumogi ngo nanyweye mugo drugs. Yes, I understand. So ikintu cyabaye rero cyo nagize unsanga namaze gutegurirwa umuntu ugomba kuntera drugs kugira ngo bampime bazinsangemo mbona uko njya muri rehabilitation. Unfortunately barabyihutisha, fortunately to me but unfortunate to papa. To them, yes. Barabyihutisha bampima ntarabinywa ntaranabiterwa. Basanga ndi muzima. Nguko uko nabayeyo nihisha ariko nabyo ubwabyo igihe cyose namazeyo nari meze n'ubundi nkuri kumwe ibiyobyabwenge kuko you can't understand. Straight to the point, ikintu cyabiteye cyonyine wumve ko nagarutse nsanga papa yarongoye wa mukobwa twakundanaga. Ubu n'umugore we mama yaramwirukanye. That's the thing. That's the story. No, Eri. Ibyo urimo kuvuga nibyo. Iso arongora umukazana we. Barabana na Denise. No. Yeah, mama yaramwirukanye. No. Yeah, it happened. You know what I want? Oya buretse gatoya. Ibyo byose birashoboka. Yeah. Uzi ikintu nshaka se? Shaka ubufasha. Oya kibigiye nta kintu nakwimura bizi nta kintu kimwe nakwima rwose. Cyose cyose wakimbwira nta kibazo. Shaka unyicira papa. Nguki?